ahangaha rero ni muri Miss Earth ku nshuro yayo ya kangahe 13 ndakeka ino Miss Earth ku banyarwanda ku nshuro ku banyarwanda inshuro ya gatatu ku mwaka wa 17 kuri Miss Honorine Gisabo cyangwa se Miss Gisabo yaje kuba yazana mu gihugu cya Philippines nayo kuba yakitabira Miss Earth ku 2018 Miss Anastasia ko yaritabiriye nako muri uyu mwaka wa 2019 Ndekwe Poulette yaje kuba yakitabira ubu ngubu so bihagaze gute ukuru bihagaze uyu Poulette cyangwa se Ndekwe numwe mu bahagarariye u Rwanda muri Miss Earth muri gihugu cya Philippines twahose tuganira kuri Instagram amoko kumbwa kuntu bihagaze cyangwa se muri rusange na Victory TV yatangaje cyangwa se dutangaje tubwira ati ibintu birahangaha abari katanye cyose zitandukanye gusa we birimo kumushimisha ko yakamo gukora ibikwiye ntago arimo kwandagaza umuco nyarwanda amukora ibikwiye cyane ko barukana bakora iby'agaciro so mu cyiciro rero cya gatatu cyo kwambara ibijyanye n'umuco gakondo cyangwa se kwambara umuco gakondo ugerekeje n'igihugu cyangwa se aho ubaye utuye ni nako icyiciro cya mbere cyatangiye bambara Bikini ntago yaje kugaragara mu batwara imidari icyiciro cya kabiri cyaje kugaragara n'ubundi mu bambara amakanzu maremare mu bantu nyine bambara amakanzu maremare nabwo ntago yaje kuba yagerageza gutanga cyose gutwara imidari icyiciro cya gatatu rero yaje kuza yambaye inshabure agaragaza kumubona ku mafoto ko kundi nyine umuco nyarwanda bahatangaga amata cyangwa se mari magambo ko mu Rwanda zikamwa so Miss Poulette rero kugeza kuri ubu ngubu nuko nguko bihagaze n'ubundi hano mu gihugu cya Philippines amashusho cyakomeje nta mudari arabona gusa nubwe avuga ati kubona hagaruye u Rwanda ni by'agaciro cyane rero uyu ni umukobwa neza n'ubundi waje kwa nyampinga w'ishuri rya HMLR cyangwa se École Technique Muhazi Rwanda yarakini muri secondaire mwaka wa 2016 nanone kandi aje kwitabira Miss Rwanda mwaka wa 2019 aza no kwitabira aza no kuza muri 20 ba mbere muri Miss National Rwanda mwaka wa 2019 so nuko Poulette bihagaze muri aho ngaho n'ubundi ni nako muri fashion twe duhagaze kuri uyu munsi mukanya gatoya n'ubundi ntibisanzwe ngiye kuza nambaye agasengeri gusa ndaza ndi kwe na Spider-Man ni muri box office.